Icyitegererezo cyo kubabazwa. Abafilipi ibice 3 umurongo wa 10. Kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya nshushanywa no gupfa kwe. Kuba umwigishwa wa Yesu Kristo ni ukwemera kumufataho icyitegererezo no kumwigiraho ugera ikirenge mu cye buri munsi. Bibiliya yera iratubwira ngo Yesu yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso natwe nitumwubahe. Yesaya ibice 53 umurongo wa 3. Yesu ntabwo yababarijwe ku musaraba gusa, imibabaro bwari ubuzima bwe bwa buri munsi. Gusohoza umurimo se yamutumye byamusabye kuba umunyamibabaro. Imibabaro ye yayitangiye avutse arinda ageze apfuye. Yavukiye mu kiraro cy'inka ahunga ataramenya kuvuga, abwiriza bashaka kumwica apfa bamubambye ku musaraba. Igikomeye ariko kandi gitangaje kuruta ibindi nuko iyo mibabaro yose yayemeye ku bushake bwe. Ntabwo yababajwe ari amaburakindi, yabyemeye kugira ngo adukize. Yarazi neza ko niba agomba kutuvana mu kuboko k'umwanzi agomba kuba igitambo uhereye akivuka. Igituma data nkunda nuko ntanga ubugingo bwanjye ngo mbusubirane, ntawe ubunyaka ahubwo mbutanga ku bushake bwanjye. Nshobora kubutanga kandi nshobora kubusubirana kuko iryo ari ryo tegeko ndategetswe na data. Yohana ibice 10 umurongo wa 17 n'uwa 18. Yuda ntiyabimenye amugambanira azi ko batazamushobora. Petero ntiyabitekereje atangira kurwana baje kumufata. Abo bose icyo batabashije guhita basobanukirwa nuko imibabaro ye yari amahitamo ye. Imibabaro yo muri Kristo tuyemera ku bushake nk'uko icyitegererezo cy'umwami wacu kimeze. Twemera kubabazwa kubwo gukiranuka atari uko tunaniwe gukiranirwa ngo twirengere. Twemera kurengana kubw'ubutumwa bwiza atari uko tunaniwe guceceka ngo twirinde ibyo bibazo. Ibyo byose tubikora tuzirikana ko imibabaro ari kimwe mu byo twagabanye muri Kristo kandi ko tudashobora gusohoza umugambi w'Imana ku buzima bwacu tutabyemeye ku bushake. Kuko mutahawe kwizera Kristo gusa ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe. Abafilipi igice cya 1 umurongo wa 29. Benshi kubwo kutabisobanukirwa basenga amasengesho y'urudaca ngo be kubabazwa, babona bitagenze nk'uko babishaka bagacika intege bikabasitaza. Abandi bapfa badasoje rwose umugambi w'Imana ku buzima bwabo, ndetse abandi bagahitamo kurimbuza ubugingo bwabo kubwo kwanga kubabaza imibiri yabo. Ariko se igifite agaciro kurusha ikindi muri ibyo byombi ni ikihe? Gusenga. Mwami Yesu, shoboza kugera ikirenge mu cyawe, umutima wemera gufatanya imibabaro yawe no gushushanywa no gupfa kwawe. Amen.